Nibyo wahageze ni kuri Star 204 TV, ni kwa Coco. Ikaze niba warakoze subscribe Imana iguha umugisha. Niba ari ubwa mbere tugiye kubana akaba ari ubwa ufunguye iyi chaine yacu, wakora subscribe kugira ngo tuzajye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, cyane ko utazahombera kuri chaine yacu kuko tubagezaho ibintu by'ingirakamaro, kwivura, kwiyitaho, ubwiza n'ibindi bibazo biba bitubangamiye tukabikemura tunyuze hano kuri Star 204 TV. Kora subscribe rero ukore no kukazogera kugira ngo nituzadushyiraho ikiganiro gishyashya uzajye ukibona mu ba mbere. Uyu munsi rero nabateguriye kuvuga ku ndwara y'ibifaranga. Indwara y'ibifaranga ni indwara ishobora gufata abantu bakuru cyangwa se abana batoya, ariko akenshi yibasira abana. Indwara y'ibifaranga cyangwa eczema ni indwara ikunda kwibasira uruhu, ariko cyane cyane uruhu rwirabura. Uruhu rw'abirabura nirwo eczema cyangwa se ibifaranga bikunda kwibasira. Irangwa no kumagara k'uruhu rwaho yafashe ndetse hagakikizwa n'uduheri turyaryata. Utwo duheri kandi dushobora kuzamo utuzi bigatuma aho dutonyangiye haba hakwandura. Ariko uyu munsi ngiye kukubwira umuti wagufasha kwivura iyo ndwara y'ibifaranga. Hanyuma rero igitera iyi ndwara y'ibifaranga ishobora guterwa n'amavuta cyangwa amasabune byarengeje igihe cyangwa se byabaye expired mu ndimi z'amahanga. Ishobora kandi kuba ikimenyetso cy'indi ndwara ufite mu mubiri ariko ukaba utarayimenya. Ikindi ishobora kuba iterwa n'imirire mibi bitewe n'ibyo urimo kurya. Bishobora kandi kuva kuri allergie bitewe na klima cyangwa se imihindagurikire y'ikirere, cyane cyane nko ku barwaye asima, ziriya ndwara zo mu buhumekero bakunda kugira iki kibazo bakagira ama allergie. Hanyuma rero uko wayirinda, uko wakwirinda ibifaranga, ushobora kwirinda gukoresha aya mavuta n'amasabune byarengeje igihe. Ikindi ukwiye koga amazi akonje cyane, hari amazi akonje ariko hakaba n'amazi akonje cyane. Ikindi wakwirinda koga amazi ashyushye cyane yayandi atwika uruhu, kuko ushobora koga ayo mazi ashyushye akaba yatwika ahantu hakaba havuka igifaranga. Ikindi kandi burya amazi ashyushye si meza ku ruhu kuko ararusajisha cyangwa rukazana iminkanyari. Byiza ni uko wakoga amazi y'akazuyaze cyangwa se ukanoga amazi akonje, adakonje cyane, byagufasha kugira uruhu rwiza. Ikindi kandi ni ukoga neza ndetse no kwihanagura nyuma yo koga, kandi ukihanaguza igitambaro cy'amazi gisukuye, ukihanagura neza amazi ukayamaraho, ukabona kwisiga amavuta yabugenewe ahahereza uruhu. Ibi bizagufasha kwirinda iyi ndwara y'ibifaranga ndetse bitume ugira n'uruhu rwiza. Aha rero hari imiti ishobora kugufasha wibereye mu rugo iwawe, ikagufasha kwivura indwara y'ibifaranga. Ushobora gufata agatambaro washyize mu mazi y'akazuyaze, agatambaro keza gafite isuku washyize mu mazi y'akazuyaze, ukagahanaguza aho hantu hari igifaranga, ubundi ugasigaho umushongi w'igikakarubamba. Igihe ugifite kiri naturel, uriya mushongi wacyo uwusiga ahantu wamaze guhanaguza kariya gatambaro keza n'amazi y'akazuyaze, ubundi ukagisigaho. Hanyuma uramutse udafite iki gikakarubamba, wasigaho amavuta akozwe mu gikakarubamba. Ubundi buryo ushobora kuvuramo ibifaranga, ushobora gufata bicarbonate de sodium cyangwa baking soda. Iyi ngiyi ni product iboneka mu farumasi yose. Iyi bicarbonate de sodium wayibona, ni product nziza umuntu adakwiriye kubura mu rugo iwe, kuko nk'uko twabibonye mu bindi biganiro byatambutse, iradufasha cyane haba mu gusukura, haba mu koroshya uruhu, haba bicarbonate ikora ibintu byinshi cyane. Kuri iyi nshuro rero kuyivuza ibifaranga, ufata akayiko ka bicarbonate de sodium ukakavanga n'akayiko k'ubuki bitewe n'aho igifaranga kiri uko hangana cyangwa se n'ubunini bwacyo,
ubundi ukabikoroga ukabivanga, byamara kunoga ubwo hantu nyine ufite igifaranga uba wabanje kuhasukura n'amazi meza n'agatambaro keza, ubundi ugasigaho runo ruvange rwa bicarbonate de sodium, ukabirekeraho nko mu gihe cy'iminota 30, warangiza ukahahanaguza nanone agatambaro keza, ubundi ugasigaho amavuta ya elayo cyangwa se olive oil, wamaze nyine guhanaguzaho ubuki na bicarbonate, kuko n'ubundi olive oil cyangwa se elayo ni amavuta meza ku ruhu, ndetse niyo mavuta yizewe ku kurwanya cyangwa se kuvura indwara z'uruhu. Ikindi kintu wakoresha ni apple cider vinegar, nayo nzajya nyibabwira kenshi, ni product nziza, urayihanaguza hahandi nyine urwaye igifaranga, ubundi warangiza ugasigaho ubuki, waba utabonye ubuki ukaba wasigaho amavuta ya elayo, waba nta mavuta ya elayo ufite ariko wabonye ya coconut nayo ukayasigaho. Ahangaha nabyo bizagufasha gukira vuba ibifaranga. Ikindi kintu ushobora kuvurisha ibifaranga ni ugufata ubuki ukabuvanga n'umushongi w'igikakarubamba, ukabivanga ugasiga ahantu hari ibifaranga wamaze kuhasukura neza. Ibi nabyo ubikoze 2 ku munsi, mu gitondo na nimugoroba, byaguha umusaruro wihuse mu kuvura ibifaranga. Hanyuma hari ikindi cyatsi cyitwa umushishiro. Umushishiro cya cyatsi kirandaranda, iki nacyo uragifata ukakivuguta, ubundi ukagihanagurisha cyangwa se ugasa n'ugikoresha usukura hantu hari igifaranga. Y'amazi y'umushishiro n'amababi byose urabikoresha, ukagenda usa n'uhasirima, usa n'uhasukuza nyine aya mababi n'amazi by'umushishiro, aho ufite ibifaranga hose ukabikora. Ndetse ubaye waragize ibyago ukarwara ibifaranga umubiri wose, wafata uyu mushishiro ukawuvugutira mu mazi ugiye koga kugira ngo uze gukwirwamo hose, kuko nyine waba ufite umubiri wose. Ubundi aya mazi ukayoga, ugasa n'ufatana ya mababi, ukagenda naho ariyo wiyogesha mu mwanya waga, ubundi warangiza ukisiga amavuta ya elayo cyangwa se n'andi mavuta yawe usanzwe wisiga ahehereza uruhu. Iki gihe rwose uzakira ibifaranga, ntabwo uzongera guhura nabyo, kuko iyi miti yose izagufasha. Mwakoze kubana natwe, mukomeze mudukurikire kuri Star 204 TV, kuko tuzajya tubaha ibintu byiza. Kandi mwarakoze abamaze gukora subscribe, n'abatarayikora namwe muyikore, kugira ngo tuzajye tubana muri ibi bihe byiza byo kungurana ibitekerezo, tukamenya ibintu bitandukanye. Mwakoze cyane rero, bye bye bye.